iwe inkike z'Iyeriko zirahindagurika, Isiraheli iratsinda. Korali Baraka bagize neza. Hari ibikugose, hari ibikugoye, hari ibikuruhije, ndetse rimwe na rimwe bituma udasinzira, urara usuhuza umutima. Izo ni inkike, ariko zigomba kuritagurika mu izina rya Yesu. Rero muri uyu mwanya Imana turagira ngo tukumenyeshe ko ifite imbaraga nyinshi n'ubushobozi bwinshi bwo gukuraho ibyo byose bikugoye. Ubyizere, wizere Imana, nayo irabishoboye. Tuyigirire icyizere. Amen. Rero ndagira ngo dusenge Imana, hanyuma umukozi w'Imana akomeze n'ijambo ry'Imana Imana ashyize ku mutima we. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, n'ubundi turagushima, tugushimira iyo neza yawe watugiriye. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe. Turagusaba kugira ngo imitima yacu ibe imbibe nziza yo kwakira iri jambo, kandi iri jambo rihindura imitima yacu. Ndagusaba kugira ngo utari wakumenya iri jambo, Mwami, umwihishurira kumenye, amenye yuko hariho Imana, kandi Imana ishobora byose. Kandi n'uwasubiye inyuma yongera agaruke mu bwiza bwawe, kuko uri Imana igira impuhwe n'ibambe n'imbabazi nyinshi. Urakoze rero, dushyize umukozi wawe mu butware bwawe kugira ngo ayoborwe n'umwuka wawe wera, kandi ijambo agiye kuvuga rishoborwe n'umwuka wawe. Urakoze kuko ugize neza, ubane natwe muri byose. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Karibu. Yesu ashimwe cyane. Dushimye Imana ko iduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Amazina ni yayandi, nitwa Hategekimana Cyprien, hanyuma nsengera hano nyine i Nyarugenge. Kadusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5. Ndumva ndasoma umurongo umwe gusa kubw'igihe cyacu kugira ngo tugikoreshe neza. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 13. Uwo murongo uravuga ngo, mbese muri mwe hariho ubabaye? Igisubizo uwo muntu akwiriye guhabwa, baravuze ngo nasenge. Umuntu ubabaye, ufite ikintu kimuremereye, kimuguye nabi, kimubabaje, igisubizo bamuhaye baramubwiye ngo nasenge niba ababaye. Hanyuma agace ka B gahera hasi aravuga ngo, hariho unezerewe naririmbira Imana. Vuga ko hano hari abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu ubabaye, baramubwiye ngo nasenge. Uwa kabiri baravuze ngo ni umuntu nawe ufite ikintu cyamubayeho, cyamunejeje, baravuze ngo we naririmbira Imana. Kuri 14 bavuga ngo, muri mwe hariho urwaye, natumira abakuru b'itorero bamusabire. Uvuga ngo n'umuntu wa gatatu nawe urwaye, igisubizo bamuhaye baravuze ngo nawe ntagakwiye kwicara ngo abe mu burwayi avuge ngo iyi ndwara ni yanjye izanyica. Nawe baravuze ngo hari ikintu nawe yakora. Bavuze ko ikintu yakora nawe yatumira abakuru b'itorero, hanyuma ngo abakuru b'itorero ngo bakaza bakamusiga amavuta, ngo bamara kumusiga amavuta mu izina ry'Umwami. Murongo wa 15 bavuga ngo, kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi, Umwami amuhagurutse, kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabariwe. Yesu ashimwe cyane. Umurongo Imana yashyize ku mutima wanjye n'uyu wa 13. Bavuze ngo ubabaye nasenge. Umuntu ubabaye, uguwe nabi. Uyu munsi ndumva nshaka kuvugana n'umuntu ubabaye, ufite ikintu kimubabaje, ufite ikintu cyamuguye nabi. Buriya isi kuva yamanukirwamo na Satani, abantu batangiye kwinjira mu bintu bibababaje. Adamu mu gihe yari yakoze icyaha,
Imana ikaza kumugenderera ikamubaza ngo Adamu urihe? Yarashubije ngo numvise imirindi yawe ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Ariko mu bintu Imana yaje gukurikizaho kuko atayumviye, yaramubwiye ngo ubu ngubu ikintu wakoze kuba wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho, ukaba wasoromye, umugore wawe yasoromye kuri za mbuto akaziguha ukazirya, yaramubwiye ngo uzaniye ubutaka kuvuma. Nuvuga ko ahantu tuba buriya ni mu kibazo, tuba ahantu havumwe. Aho hantu rero kubera ko havumwe, buri munsi tuba duhura n'ibintu bitubabaje. Yaranabwiwe ngo kandi uzaniye ubutaka kuvumwa, aramubwira ati ntabwo buzakwerera imyaka. Hari n'igihe umuntu akora bikanga, ni ikibazo nyine cy'icyaha. Kuva icyaha cyagera mu isi yabuze amahoro, isi buri umunezero. Niyo mpamvu mu isi buryo ntugatungurwe nuko wahuye n'ibintu bikubabaje, ubwaho harababaje, haragoye. Ariko baravuze ngo, uyu mwanditsi Yakobo aravuze ngo mbese muri mwe hariho ubabaye wahuye n'ibintu byo mu isi bikamubabaza bikamugwa nabi. Baramubwiye ngo rero uwo muntu wababaye ufite ikintu cyamukomereye cyamubabaje, baramubwiye ngo nasenge. Nshaka kukubwira ngo mu mubabaro wawe, mu bintu bikuguye nabi, bikubabaje, bikuremereye, ikintu Imana kimwe ukwiye gukora muri uwo mubabaro wawe, baravuze ngo nusenge. Umuntu ubabaye aho ava akagera akwiye gusenga. Nta muntu rero wavuga ko yaba mwisi atababaye. Rimwe na rimwe ushobora no kuvuga ngo umuntu wenda ukennye ibi ubuze ibi niwe ukwiye kubabara. Ariko ikintu gitangaje, nta muntu mwisi wabaho nubwo yaba afite byose akeneye. Kuba uri mwisi bivuze ko ugomba kubabara, ntabwo bivuze ko wabaho utajya ubabara. Kuko hari igihe uba ufite byose, ufite ibyo kurya, ubuzima bwawe rwose kubigenderwaho hano mu isi tubona ubifite ubyujuje, ariko bwacya mu gitondo ukisanga wababaye, ukisanga ufite ibintu byakubabaje, byakuguye nabi, kandi ibiryo bifite nta kintu n'akazi bimeze neza, ariko ukisanga wababaye. Hano rero umuntu ubabaye, ikintu barimo bamusaba, ikintu ijambo ry'Imana ririmo rimubwira, baravuze ngo umuntu ubabaye nasenge. Ndimo ntekereza kuri aya magambo natangaye cyane. Byanangaje ko Yesu nta hantu tubona yigeze yigisha abigisha be ngo abwira ati muzajye mwigisha gutya, muzajye musoma muri mwitangiriro, musome mu Kuva, ngo ababwire ngo atange ikiganiro cyigisha abigishwa be kwigisha. Ariko ikintu cyanangaje, nubwo atigeze yigisha abigisha kwigisha, yabigishije ko bakwiriye gusenga. Biratangaje ko Yesu atigishije abigishwa kwigisha, ariko akabigisha gusenga. Nuko gusenga ni kimwe mu bintu bikwiye kuba bigize umuntu w'Imana. Ubundi kugira ngo ubukristo bushoboke, hari ibintu biba bikenewe kugira ngo umuntu ashobore ubukristo. Rimwe muri byo rero nuko umukristo, kugira ngo ubukristo bushoboke, umukristo akwiye kuba ari umuntu wizera Imana. Kugira ngo ubukristo bushoboke, umukristo akwiye gutungwa no kwizera. Niko mu Bibiliya bavuga ngo uwegera Imana akwiye kwizera ko iriho ikagororera abayishaka. Nuvuga ko umukristo rero ikintu kugira ngo ubukristo bushoboke, akwiye kuba yizera Imana. Ariko ikindi kintu kugira ngo ubukristo bushoboke, umukristo akwiye kubaho ubuzima bwizera, icyo ni cyambere. Ariko nanone akwiye kubaho ubuzima busenga. Kugira ngo ubukristo bushoboke, umuntu ashobore gukizwa, ashobore kuba umukristo, agomba kubaho ubuzima busenga. Ikindi kugira ngo ubukristo bushoboke, umukristo akwiye kutaba inshuti y'ibyisi, kutaba inshuti n'isi n'ibyisi ngo abizirikeho umutima we. Iyo uziritse umutima ku byisi, ubukristo burakunanira. Hanyuma rero mu bintu byashoboza umuntu kuba umukristo wenda ni byinshi cyane, ariko harimo n'iki kintu cyitwa gusenga. Banavuze ngo ubabaye, umuntu ufite ikintu cyamubabaje, bavuze ngo nasenge. Gusenga rero ni kimwe mu bintu umuntu akeneye kuba afite kugira ngo ubukristo bushoboke.
ukwiye kuba ufite amasengesho. Hanyuma Yakobo yavuze ngo iki? Yavuze ngo ubabaye asenge. Hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka ibice 22 imirongo nibura mikeya niyo nshaka ko nsoma kugira ngo ize kudufasha. Umurongo 22 hanyuma umurongo wa 39 uravuga ngo arasohoka aja ku musozi wa Elayono. Uyu ni Yesu nkuko yamenyereye. Abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nuvuga ngo iyo badasenga bagombaga kugwa mu moshya. Umurongo wa 41 uravuga ngo atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye. Arapfukama arasenga ati data nubishaka undenze iki gikombe. Undenze iki gikombe ariko bye kubuko nshaka ahubwo bibuko ushaka. Umurongo nakunze cyane ni wa 43 uravuga ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga. Kuko umurongo wa 44 uravuga ngo kuko yarababaye bikabije asenga cyane n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Iyi nkuru dusomye itweretse ko Yesu twizera uyu nguyu bavuze ngo wajyanye n'abigishwa be gusenga ngo agapfukama agasenga ni databuja mukuru w'icyubahiro. Ni umwami w'abami, ni umwami wizera, ni wa wundi shobuja mukuru. Baravuze nawe ngo mu gihe rero yarababaye agiye kujya kuducungura yitegereza imibabaro imuri imbere, biratangaje ko ngo ikintu yakoze ngo yaragiye ajya imbere ya se ngo arapfukama arasenga. Hanyuma ngo muri uko gusenga hari ikintu nakunze cyane ngo cyamubayeho. Kuri uyu murongo wa 43 bavuze ngo marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongera imbaraga. Iyo dusenga natangariye ijambo ry'Imana, ibintu bitubaho iyo dusenga birenze ibyo tuba dukeneye. Nkuko mu Befeso igice cya 3 umurongo 20 haravuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ngo nibyo twibwira byose, ngo nkuko imbaraga zayo nyinshi ngo zidukoreramo. Iyo dusenga Imana ikora ibintu biruta ibyo dutekereza. Iyo dusenga Imana ikora ibintu biruta ibyo twasengeye. Nujya mu masengesho ntago Imana izakora ibyo wasengeye gusa, izakora n'ibindi bintu utakoze, izakora n'ibindi bintu utayibwiye, izakora n'ibindi bintu utasengeye kubera ko wagiye mu masengesho. Hano muri iyi nkuru mu kintu ngo cyabaye kuri Yesu mu gihe yasengaga, ngo ikintu cyamubayeho ngo yisanze ngo marayika uvuye mu ijuru, haleluya, ngo amanutse ngo amwongerera imbaraga. Nubwo ko mu masengesho harimo serivise yo guhabwa imbaraga, ariko nuvuga ngo utasenze izo mbaraga ntabwo ziza. Kugira ngo izo mbaraga zize nuko ugomba kuba wasenze. Bavuze rero muri Yakobo ngo umuntu ubabaye nasenge, ngo ariko umuntu wishimye ngo naririmbira Imana. Nuko umuntu ubabaye nta kindi kintu yemerewe gukora, akeneye gukora ikintu kimwe cyonyine, akeneye gusenga. Hari umuririmbyi yavuze ngo guhora nsenga Uwiteka ngo kujya kumara umubabaro. Aravuga ngo guhora nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara. Aravuga ngo guhora nsenga Uwiteka ngo binyigiza ahantu data ni nkamuganyira ibyo ngenye byose. Aravuga ngo mu bihe by'umubabaro ngo iyo nasenze ngo bimpumuriza umutima. Ngo namara gusenga ngo uretse ko bimpumuriza umutima, ngo n'igihe nasenze ngo data ngo nawe ngo abategereje abana be ngo kugira ngo bamusange, ngo nibamara kumusanga abakenure. Ndavuga abantu babiri bonyine bari bababaye bagasenga. Umuntu ahangaha muri iyi nkuru dusomye, uyu ni Yesu, nawe mu gihe yarababaye nta kindi kintu yakoze, yaragiye arapfukama yihererana na se arasenga. Hanyuma ngo ikintu Imana yamukoreye nubwo icyo yasengeraga yaravuze ati ntibibuko nshaka ahubwo bibuko wowe ushaka.
nuvuga ngo iyo tunasenze mu bindi bintu bitubaho dushobora kwakira ubushake bw'Imana. Kugira ngo ushobore kwakira ubushake bw'Imana, wakira ubushake bw'Imana ku muhamagaro wawe, wakira ubushake bw'Imana mu kazi kawe, wakira ubushake bw'Imana mu buzima bwawe, birasaba ko usenga. Hano rero Yesu ngo agiye gusenga yaravuze ngo nibibe uko nshaka ahubwo bibe uko wowe ushaka. Ngo marayika uvuye mu ijuru twasomye ngo aramubonekera amwongerera imbaraga. Nuvuga ko amasengesho ushaka gusenga ashaka gukora ibyifuzo, ashaka gusubiza ibyifuzo byihutirwa, bigasubizwa bikabonerwa ibisubizo. Ariko ikintu gitangaje nibitabonewe ibisubizo byako kanya, ikintu Imana ikora ngo iguhe imbaraga zo kubana nabyo. Hari ibyifuzo muzava mu isi bishubijwe, hari n'ibindi bizava mu isi bidashubijwe. Ariko nibyo tuzava mu isi bidashubijwe, kugira ngo tushobore kubana nabyo nuko dusenga Imana. Hanyuma muri ayo masengesho dusenze Imana, Imana ikatwongerera imbaraga. Hari undi muntu rero wari ubabaye, hanyuma arasenga. Ni umudamu umwe namukunze cyane, yitwa ngo Hana ngo yigeze ababaye cyane. Muraza kumusanga muri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli. Nahoze ntekereza kuri ayo magambo numva ndayakunze cyane. Uyu mudamu witwa Hana yari afite ibintu bibiri byamubayeho. Ikintu cya mbere ngo cyari cyaramubayeho ngo yari yarisanze Imana yaramuzibye indi byara. Imana niyo yari yarashizemo kutabyara muri Hana, kutabyara kwe Imana yari bifite mu ruhare. Ariko Hana ikintu namukundiye ngo nubwo Imana yari yaramuzibye indi byara, ngo yari afite umugabo we witwa Elukana, ngo akagira na mukeba we witwaga Penina. Urumva kugira ikibazo ni kimwe, ariko kugira na Penina ugisunika nacyo ni ikindi. We rero yari afite ikibazo, ariko akagira na Penina usunika ikibazo. Nibyo bintu bibiri byari byaramubayeho. Ariko aravuga ngo nubwo kutabyara kwanjye Imana ariyo yanzibye indi byara, ati nkaba mfite na Penina usunika ikigeragezo cyanjye, usunika ikibazo cyanjye. Ko ngo bajyaga bagishiro gutambira Uwiteka ibitambo byuko bari amahoro, ngo baje ngo Hana ngo akashorera abana be ngo akagenda. Ariko ngo Penina we akagenda wenyine, ngo yari afite ngo n'umugabo ngo wajyaga muhumuriza. Burya hari umubabaro umuntu agira, abantu bakamuhumuriza, abantu bakamubwira neza, bakamubwira ko bamukunda, bakamubwira ko bari kumwe nawe. Ariko hari igihe ayo magambo abantu bakubwira atagira ikintu afasha ku mubabaro wawe. Burya umubabaro wawe ni uwawe, umubabaro wanjye ni uwawe, ni uwanjye. Mu migani hari ijambo rivuga ngo umutima wose ngo wiyiziho wawo mubabaro, ngo kandi umunezero wawo ngo nta mushyitsi wawe ujyamo ngo awumenye. Ruvuga ngo iyo umutima ubabaye, umuntu niwe wimenyaho uwo mubabaro. Ako gahinda kawe barakawe, abakubwira neza n'abaguha makeya n'ibiki byose hari igihe bitagira icyo byungura kuri uwo mubabaro wawe. Ariko Hana ngo amaze kubona afite uwo mubabaro, afite ako gahinda, afite gushinyagurirwa na mukewe witwaga Penina. Burya umuntu wese agira Penina we. Ubu nanjye mfite Penina wanjye, nawe ufite uwawe. Penina wawe rero ni ikigeragezo cyawe. Burya ikigeragezo cyawe nicyo Penina wawe. Ntuzize kugira ngo Penina wanjye niwe wawe. Umuntu wese agira Penina we. Ushaka kugira Penina wawe umukoresha wawe, umukoresha wawe akakubera Penina. Ushobora kugira umwana akakubera Penina, umugore yakubera Penina. Yewe ushobora no kujya mu by'inyubako bikakubera Penina. Penina wawe angana n'ikigeragezo cyawe. Hana rero ngo amaze kubona ko afite Penina we, aravuga ati ariko ntago nabaho ngo mvuge ngo mfite Penina nyine unguye nabi undemereye ngo amenye ikintu yakora. Nshaka kubwira ko mu mubabaro wawe twasomye ngo ubabaye asenge. Nshaka kubwira ko mu mubabaro wawe hari ikintu wakora. Mu mubabaro wawe ntago ukwiye kuwakira ngo uvuge uti uyu n'uwanjye byararangiye. Hari n'ikindi kintu wagira gute wakora mu mubabaro wawe. Hana rero ngo ikintu yakoze ngo yaravuze ati nubwo mfite ikibazo cyuko ntabyara, nkaba mfite n'ikibazo cyuko mfite Penina usunika ikibazo cyanjye. Aravuga ati ariko ntago ndemera kubana nabyo. Aravuga ngo ngiye mu masengesho. Yesu ashimwe. Ngo Hana kajya ajya gusenga. Hana ngo yarasenze
ngo agera ku rwego amagambo yo kuvuga icyifuzo cye ashira, ngo akajya noneho ngo asenga, ngo agaca amarenga, ngo akavuga ati wambonye, dore ikintu mfite ikibazo, nta mwana wamaye, ngo agasenga, ngo akakora amajeste y'inyuma, ariko ngo ijwi rye ntirihinguke. Ikintu cyaje kumubaho rero, aho hantu yajyaga gusengera, ngo hari umutambyi witwaga Eli ngo aramwitegereza, ngo aravuga ati, ngo aramubwira ati ariko wa mugore we uzageza hehe isindwe ryawe? Ariko atitaye ko Eli avuze ngo yasinze, nakunze ijambo Hana yamushubije, yaramubwiye ngo databuja ntukeke ko ndi umugore w'ikigoryi, ati ahubwo ndi umugore ufite umutima ubabaye, ibyo nakoze byose nabikoze mbitewe no gusuzugurwa n'agashinyaguro ngirirwa na mukeba wanjye. Ngo Eli ngo aramubwira ngo nuko genda, ngo Uwiteka guhibye umutima wawe wasabye. Nyanze ko dusoma iyo mirongo ni myinshi cyane. Hana ngo aramubwira ngo umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Bibiliya avuga ngo umurongo wa 15 uravuga ngo Hana aramusubiza ati ashwi databuja ndi umugore ufite umutima ubabaye, kandi twasabye ngo ubabaye asenga. Nuvuga ngo iyo umuntu rero ababaye mu bintu byamufasha akwiriye gusenga. Twajyaga turirimba hano mu cyumba ngo gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro, gusenga bikingura ijuru. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko icya kabiri ngo bifasha umuntu, iyo umuntu yasenze ikindi kintu bimumarira biramufasha, ibyaha bikaza ntabikore. Ibi gusenga bifite ubushobozi bwo gufasha umuntu. Niba umuntu yaguha amafaranga akakwishyurira inzu akaba aragufashije, akakugurira ikibanza akaba aragufashije, akaguha iseta yo gukoreramo akaba aragufashije, akakurangira akazi akaba aragufashije, niyo umuntu asenze amasengesho ajya afasha umuntu. Imana ishimwe cyane. Ariko ikindi yavuze ngo bifasha umuntu ngo bimara umubabaro, ariko ngo ikindi kintu gusenga bijya bikora ngo bijya bikingura ijuru. Imana ishimwe cyane. Cyangwa ko nusenga bizagukingurira ijuru, kandi ijuru nirikinguka uzabona ibisubizo bigendanye n'ibyifuzo byawe, uzabona ibisubizo byo kukumara umubabaro, kuko Imana igira imyihariko myinshi cyane. Imana ariko ikintu gitangaje cy'Imana, iyo umuntu ayo magambo Hana yagendaga akavuga, akagenda akayavuga, akagenda akayavuga, Imana yabonye ikintu cyamumara umubabaro wa Hana, ibona ngo yamuha Samweli. Mu mirongo yo hepfo tutasomye, nuko mu mirongo wa 18 uravuga ngo Hana aramusubiza ati umuja wawe mbonera imbabazi imbere yawe. Ngo nuko uwo mugore aragenda arafungura, mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Ruvuga ngo gusenga kwe ikintu byamukoreye mbere yuko anabona umwana, ngo yaragiye abasha kurya, ngo amaze kurya ngo aranagenda, ngo mu maso he ntihongera kugaragaza umubabaro ukundi. Umurongo wa 19 uravuga ngo bukeye yazinduka kare mu gitondo aje imbere y'Uwiteka arasenga ati, arasenga barangije asubira iwabo, basohoye mu rugo rwe Irama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka aramwibuka, igihe gisohoye Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Hano rero ikintu kirimo no kuba ko iyo dusenga bitumara umubabaro, ariko nanone gusenga bituma twibukwa n'Imana, nanone gusenga bijya bituma tubona ibyo twasengeye. Nsoza, gusenga ikindi kintu bishobora kugukorera, bishobora gusiba no gukuraho amatangazo mabi. Gusenga bijya bikuraho amatangazo mabi abantu bakwanditseho. Muri Esteri niho ncoreje, muraza gusoma mu gice cya 8 n'icya 9.
mu bice bibanza iyo nkuru nimuza kuyisoma muraza kubona ukuntu abayuda baciriye amatangazo mabi akomeye cyane mu gihe uwitwa Hamani ngo yari yabagambaniye avuga ngo abayuda bagomba kwicwa, ubwo bwoko bugomba gusibangana ku isi. Ariko ikintu nakundiye Imana, haleluya, gusenga bijya bihindura ibintu bigahinduka bikaba uko bitagombaga kugenda utasenze. Ngo ayo matangazo nubwo bugome bwa Hamani bumaze gusinwa, bumaze kwemezwa ko abayuda bagomba gupfa, ngo Morodekayi ngo arizwa n'iryo tegeko yari yasomye ko ubwoko bwabo buri burimburwe. Arangije ngo atuma kuri Esteri ngo aramubwira ati rero ukuntu byagenze Hamani yaratuguze, ati kandi ikintu kimwe yatuguze ni ukugira ngo dupfe dushireho. Gusenga bihindura ibintu, gusenga bihindura imigambi y'abadayimoni, gusenga bikuraho inama nubwo zaba zanasinwe byemejwe. Gusenga bijya bihindura ibintu cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndakwinginze senga Imana uzabona ibintu bihinduka. Ndakwinginze senga Imana uzabona uva ku rwego ujye ku rundi. Ndakwinginze senga Imana uzabona ibitero by'abadayimoni bikubitwa hasi mu izina rya Yesu kubera yuko wasenze. Ngo uyu mudamu ngo Esteri na Morodekayi ngo n'abayuda bose ngo baravuga ngo tugiye kwiriza ubusa iminsi 3. Ngo baragenda biyiriza ubusa iminsi 3. Ngo iyo minsi 3 irangiye biravuga ngo Esteri ngo arihara asanga ngo umwami, ngo kandi ngo cyari n'igihe cyo kudasanga umwami. Ariko ngo aragenda ngo ageze ibwami ngo mu rugo rw'ikambere ngo umwami ngo aramwitegereza. Bibiri iravuga ngo amutunga inkoni. Ngo aramubwira ngo urashaka iki? Ngo aramubwira ngo niba ari na kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Ngo Esteri asaba inkera. Ngo inkera barayimwemerera. Ngo iyo nkera bayigezemo ngo ntiyagira ikintu avuga. Ngo atumiza indi nkera ya kabiri. Ngo atumiza inkera ya kabiri ngo nibwo yavuze ngo aravuga ngo ndasaba agahanga kanjye, ngo kuko ngewe n'ubwoko bwacu twarasabwe kandi umuntu wadusabye n'uyu mugome Hamani. Bibiri iravuga ngo umwami ngo kumva iyo nkuru ko Hamani yasabye ubwoko bw'abayuda ngo byaramubabaje cyane, ngo asohoka nk'uzenguruka muri jaride ngo nk'utekereza ikintu ari buze gukora kuri icyo kibazo. Ngo mu guhindukira ngo asanga Hamani yapfukamye ngo ku birenge bya Esteri ngo nk'umusaba imbabazi. Ngo umwami ahita avuga ati noneho uretse ko wabaguze ngo barimburwe urashaka no kumufatira mu maso hanjye. Dosiye biruzuye. Nihuse cyane byashoje Hamani ngo wari uri aho ngaho yaravuze aterega yanasongoje igiti cyo kuzamanikaho Morodekayi. Ngo umwami aravuga ngo icyo giti aba ari cyo bakumanikaho. Ngo Hamani baragenda bamumanika ku giti. Bamaze kumumanika ku giti, umwanya wa Hamani wagiye mu Morodekayi. Hanyuma ikintu nakunze cyane ni naryo jambo naringendereye, nuko byashoje abayuda ngo mu gice cya 9 ngo Bibiri avuga ngo mu kwezi kwa Adari ngo ari wo munsi ngo abanzi b'abayuda bibwiraga ko ngo bagiye kubagiraho ububasha. Bibiri avuga ngo ariko birahinduka ngo abayuda bari bo bagira ububasha ku banzi babo. Nashaka kubabwira ko iyo dusenze Imana igihindura ibintu, nubwo byaba bimaze igihe, nubwo byaba byasimwe n'abakomeye. Iyo dusenze Imana natangaye, iyo dusenze nta n'ikintu Imana ivugana n'abatoya. Iyo dusenze Imana igera ku rwego ivugana n'abakomeye. Ntabwo abayuda bigeze basenga wenda ngo banabwira Imana bati turakwinginze uvugane na Hamani biriya migamba yihindure. Baba begereye Imana barasenga, bigera ku rwego umwami ubwe arya kuryama bimunanira. Bigera ku rwego barara bamusomera igitabo ngo bageze kuri chapitre ivuga ibya Morodekayi. Iyo nkuru bari imufasha biranatangaje cyane. Iyo dusenze ntabwo Imana ivugana n'abatoya. Iyo dusenze Imana ivugana n'abakomeye. Iyo dusenze Imana ivugana n'abantu bari hejuru. Ariko nabikunze cyane, iyo Imana ivuganye n'abakomeye niwo buzuza imyanzuro vuba, nibo bayishyira mu bikorwa vuba. Gusenga rero bifasha umuntu. Gusenga bikomeza uwasenze. Gusenga bihindura ibintu. Gusenga ngo byatumye abayuda bakora ibirori. Ngo iminsi myiza iragaruka mu bayuda. Ndakwinginze senga
iminsi myiza izagaruka mu rugo rwawe, iminsi myiza izagaruka iwawe, Imana iminsi myiza izagaruka mu gihugu cyawe, iminsi myiza izagaruka nidusenga tukabana n'Imana, tuzabona ibintu bihinduka. Yakobo yavuze ngo mbese muri mwe harubabaye ngo nasenge, aravuga ngo mbese muri mwe harunezerewe naririmbira Imana, aravuga ngo mbese muri mwe harurwaye natumire abakuru b'itorero bamusengere bamusize amavuta, ngo isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi ngo umwami amuhagurutse. Nubwo ko amasengesho noneho akoranywe kwizera afite n'ubushobozi bwo gukuraho ibyaha. Komeza usenga Imana, komeza usenga Imana, Imana ntabwo izakwirengagiza. Imana iguha umugisha. Byari ijambo rigusunikira kongera gusenga. Mu bibazo ufite nta handi hantu wabona igisubizo uretse gusenga, mu bikugoye nta handi wabona igisubizo uretse gusenga. Mu masengesho niho hari ikintu cyakuruhura, niho hari ikintu cyanezeza umutima wawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Byashobora ko umaze iminsi ucogoye, byashobora ko umaze iminsi wumva gusenga wabireka, byashobora ko umaze iminsi wumva gusenga ayo wasenze ahagije, ariko niwongera gusenga hari ibindi bintu bizakoreka. Mu gusenga uzayishurirwa, mu gusenga uzegera Imana, mu gusenga uzamenya imigambi y'abadayimoni, mu gusenga hari ibintu byinshi bizavaho. Ugenda ubona umwijima uguhunga, ubona umucyo ukwegera. Mu gusenga niho hantu heza 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 wategerereza Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikubashishe mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, kandi ijambo uduhaye muri iki gicamunsi ni ijambo ritwohereje mu masengesho. Fasha uyu mwene data ufite ibimugoye, ufite ibimubabaje, fasha uyu mushiki wanjye ufite ibimugoye, ufite ibimubabaje. Byashobora ko hari ufite indwara iremereye ubuzima bwe, ariko turamusengeye, Imana imukoreho, Imana imwegere, Imana imufashe mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ufite ikibazo, ufite umubabaro, turamusengeye ngo Imana imwurure, Imana imutabare, Imana ifashe umuntu wese utegeye amatwi iri jambo. Wari ucogoye mwami asubizwe mu imbaraga, wumvaga arambiwe gutegereza Imana, nasenge nasenge nasenge, kandi mwijuru mufite ibisubizo. Umuntu wasenze mufite igisubizo kinezeza umutima uwasenze. Turagushimiye Imana ko umugisha ijambo ryawe, ugaha umugisha imitima yose yaritegeye amatwi, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen, amen, amen. Imana ibaha umugisha.